mu buzima turimo abantu baduhemukira cyangwa duhemukira abantu ku mpamvu zigera kuri 3 cyangwa 2, reka tuzigire nk'eshatu niba ntihenze hari. Iya mbere abantu baduhemukira kubera igihe twabahaye mu buzima bwacu, kubaha igihe ko guha umuntu igihe hari nk'ibintu byinshi, harimo kumuha wa mwanya ko kwinjirira, kumufasha ko cya gihe mwagiye mumarana mwicaranye muhagaranye muri kumwe, akenshi ni cyo akoresha kugira ngo agushyire ku ruhande, kuko aba yarakumenye igihe wamuhaye. Kuko iyo uhaye umuntu igihe rimwe na rimwe uba umwinjiza mu buzima bwawe utabizi, ukazamenya uko urya, uko uryama, uko ugenda, uko ubaho, uko ukomeza, bimutere kwinjirira bwa buzima bwawe aze kubusenya. Ikintu cya mbere, abantu kugira ngo udahungabanywa nabo urakora ibintu bitatu, ntabwo ari byinshi. Shyira icyizere ku Mana ishobora byose. Haleluya. Kumva ko abandi bahemuka, kuko ntukwiye gutangazwa n'uwakoze nabi muri iyi si y'abakora nabi, ahubwo uzatangazwe n'ukoze neza mu isi y'abagira nabi. Birashoboka ko ushobora gukiranukira Imana utari mu mategeko y'idini, kuko idini rifite amategeko yaryo, n'Imana ifite uko ishaka ko abantu bayo bagenda. Ibyo bintu byuzuzanya gute? Amategeko y'idini ubundi abangamira y'Imana, akamubwira totally niko bimeze. Ku idini hari ibintu gusaba usanga bitandukanye, Imana nta kintu gidusaba rega. Amategeko yari rimwe, aragenda 600, aragenda ararenga ba menshi. Yesu akora igitangaza, arayamodifia, modification of the law. Aravuga ngo ayo yose akubiye muri abiri: ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, hanyuma ukunde mugenzi wawe nkawe bwawe, ngo yose namwe arangirira. Ariko ayo matorero ntabwo abamo. Amatorero mwambare mutya, murye mutya, muzane icya 10 gutya, mugire mutya. Numva ngo amatorero ubundi hakubundi ugiye gutuma mvuga ibintu biremereye. Muraturi kumwe nakurwanirira muri we Yego, mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye Rwanda Gospel Show. Ufunguye video ugiye kuyireba, Imana igumugisha cyane. Nawe wakoze subscribe, Imana igumugisha cyane. Amazina yanjye nitwa Tuyizere. Tugiye kubana muri iki kiganiro, tugiye kuganira n'umushumba inararibonye, Pasiteri Ntambabazi Jean Baptiste. Benshi muri mwe ndabizi ko atari ubwa mbere mu mubonye, ariko kuba mubonye bwa mbere nabwo turaza kuganira byinshi kuri uyu murimo. Hari ubunararibonye afite muri inzira tuganamo. Yakoze umurimo w'Imana ahantu hatandukanye. Nanjye ubwanjye hari aho yagiye anyobora. Ni papa wanjye, ni umubyeyi wanjye, ndamwubaha cyane, kandi mfite byinshi mwigiraho. Niyo mpamvu mba namwegereye ngo nze nongere ndahure ubwenge, kandi anaduhe inzira, atwungurire no ku bwenge afite ndetse n'ubunararibonye dusangizeho iby'inzira, kugira ngo dukomezanye ariko tugereyo amahoro. Ikaze kuri Rwanda Gospel Show mushumba. Urakoze Tuyizere, urakoze cyane. Yego. Batanze nitwa Pasiteri Ntambabazi Jean Baptiste. Imana ibahumugisha. Murakoze cyane Pasiteri. Nukuri nishimiye kukwakira cyane. Urakoze, nanjye nishimiye kuba kuri Rwanda Gospel nyirango. Yego, Rwanda Gospel Show. Murakoze cyane. Uyu ni umuryango rero, ikitubesheje hano ni ukugira ngo tuvuge Imana, turebe ibigenda mu murimo w'Imana, ibitagenda. Mushumba, ufite ubunararibonye kuko wagiye ugira experience z'ibintu bitandukanye. Uyu munsi nagira ngo nkubaze impamvu ubona abantu babihiwe n'ijambo ry'Imana, ndetse n'impamvu ubona wowe abantu aho kugira ngo tube impamvu zituma abantu baza kuri Kristo, bamwe muri twe biyita abakristo babaye impamvu zo kugira ngo abantu bahunge Kristo.
uroye ntabwo ari uko ari ijambo ry'Imana ryabishye cyari tabaryoheye, ahubwo nabavuga b'ijambo ry'Imana batari kuriha abantu neza uko bikwiriye. Ryo rihora riryoshye, ahubwo abantu barikoresha nabi mu kubishya cyangwa se mu kwanja, mu gutuma abantu banga ijambo ry'Imana. Ariko by'ukuri ryo ni rizima, riraryoshye, ni ryiza, ahubwo uburyo ki turitangamo, uko turigabura n'abaritanga uko bateye, nizo mbogamizi zo gutuma abantu bumva bazinutswe ibyo mu rusengero. Nagiye nkurikirana kera, umuntu yajyaga mu rusengero akumva araruhutse ibibazo, akumva nyine niho hantu honyine ho kuruhukira, ariko ubu usigaye ubwira umuntu ngo tujye mu nzu y'Imana atatu, nimba nshaka kuba umukristo nka runaka mwijyane. Urumva rero ko byishwe natwe ubwacu, umuntu akumva ati genje mu rusengero kuruhuka, ariko yahageraho kugira ngo aruhuke, ahubwo akaruha kurutaho. Kuko wakamuruhuye, uwamuruhije n'uwamuteye igikomere yagiye kumusanga mu rusengero. Noneho bigatuma abantu bumva n'ubundi ntaheza ahari, kubona imbere uheza musenye aje kubohoka, aje kunezerwa, aje kuryoherwa, aje gufashwa, aje kuzura umwuka wera. Ariko aragenda agasanga uwo agiye gusanga ahubwo ni nawe wateje cya kibazo yari afite. Ko biriya niko isobanura mugira ngo muri Yeremiya 23 ngo abahanuzi bampugije abantu banjye, kuko babwiye ko hari ibyo Imana izakora ntiyabikora, ko si Imana yabatumye. Abandi barabwiye ngo Imana yavuze, Imana itavuze. Abantu bakisanga mu buzima bubishye bitavuye ku ijambo ry'Imana, ubwo rivuye ku barivuze nabi n'abarikoresheje nabi mu mibereho yabo. Ngaho mbwira ukuntu umuntu azaryoherwa n'agakiza mu gihe umutera igikomera kikomeza kumubona imbere ye. Birasaba ko umuntu abanza agakura mu bitekerezo. Ugomba kurenga kumva ko Imana iri mu bantu, ahubwo ugomba kurebera Imana mu bumana bwayo, kandi ugakorera Imana mu kuyikorera kwayo, kuko iyo wihaye kureba abantu no kwita ku bantu no kugenda no ku bantu, n'ubundi wanagwa. Twese nanjye ndimo mfite abona gushije benda batanyumvisemo n'urugero nguhaye, natwe amatoro tubamo yacu ntatworoheye, atugwa nabi, bivuze ngo natwe ubwacu haraho ugera ko ibintu bihore cyangwa ivemo. Twe nta banga riri ku ruhande, naho twakoreye imirimo y'Imana ntabwo batubereye abantu beza, franchement parla, mu kuvugisha ukuri guhari. Ariko ntugasanga ubuzima bikomeye n'ikiro kidufasha nuko umuntu atandukanya ibyo kubana n'Imana noneho no kumenya kubana n'abantu. No kuri stati nkunda gukurikirana amagambo yawe y'ubwenge, hari ayo ushyira kuri channel yawe, hari ayo ushyira kuri TikTok, Instagram. Reka nkomoze ku gace kamwe nabonye kuri stati yawe, karagira kati umuntu ni mugari, kandi umuntu ni mugari by'abantu abantu. Reka ngashake neza tukumvishe n'abantu, kuko ibintu ntabwo byoroshye, kandi ugasanga babandi badutera ibikomere ni babandi twigije hafi tugira inshuti. Ibi bintu umuntu yabikira ate kandi agakizwa neza ari kumwe n'abantu? Bihangane gatoya ndaje nkarebe tugakine, hanyuma tukavugeho aka kantu, kuko kari mu byanshotoye kugira ngo nze kugushaka. Hari ukuntu wumva ikintu cyangwa ijambo yego uretse tu bangishwa n'abantu baba duhabagaze iruhande, kandi ari abantu batuzi. Niho rizwi kubabwira kuri cano murabyuka, ndababwira ngo umuntu mwiza gusiga umuntu mwiza kugeza ahantu heza, ariko umuntu mubi buri gihe arakwanduza, akakwangiza, akagusebya, n'uwari kuzakugirira akamaro akamugukuraho, agukuraho inshuti. Ariko mubwira ikintu kimwe, naho badukuraho abantu bose ntibazadukuraho Yesu Kristo umwami wacu, kuko abantu batwangishije Imana, abantu batwangishije abandi bantu, abantu batubujije umugisha, abantu batuzinukishije bya bihe byiza twagiraga mu rusengero. Ni gute wafashwa ureba umuntu hariya mushumba? Iki kintu rwose ngiye cyankoze ku mutima, ndavuga nti ngomba kugushaka ukansobanurira bimwe muri ibi ngibi. Urakoze cyane Jerry, igihe cyo mbona akantu nkavuga, hari n'utundi twinshi burya. Yego. Hari akavuga ngo umuntu ashaka kuvira mu buzima uzamete ikikugeza kure, akandi kavuga ngo twishwe n'igihe twabahaye. Kuko buriya ngo bwiza ukuri mu buzima, narwaye grippe urihangana, mu buzima turimo
abantu baduhemukira cyangwa duhemukira abantu ku mpamvu zigera kuri 3 cyangwa 2, reka tuzigire nk'3 niba ntihenze hari. Iya mbere abantu baduhemukira kubera igihe twabahaye mu buzima bwacu. Kubaha igihe, ko guha umuntu igihe hari nk'ibintu byinshi, harimo kumuha wa mwanya, ko kwinjirira, kumufasha, ko cya gihe mwagiye mumarana mwicaranye muhagaranye muri kumwe, akenshi nicyo akoresha kugira ngo agushyire ku ruhande, kuko aba yarakumenye igihe wamuhaye. Kuko iyo uhaye umuntu igihe rimwe na rimwe uba umwinjiza mu buzima bwawe utabizi, ukazamenya uko urya, uko uryama, uko ugenda, uko ubaho, uko ukomeza, bimutere kwinjirira bwa buzima bwawe aze kubusenya. Icya kabiri abantu badukorera ngiye kukikubwira, kugira ngo batubone, biterwa n'icyizere twabahaye. Umuntu ukamwizera, ukamuha ubuzima, ukamubwira byose, kandi ukamugira uwo kwizerwa, atari uwo kwizerwa mu buzima bwawe wamwibeshyeho. Icya gatatu gikomera kandi kirushya n'abantu ugasanga turabihiwe no mu nzu y'Imana, nuko twabwiye ibanga abatari kwiriye. Bari murabyumva. Noneho ibyo byamara kuba bakabikura ku mpamvu 3 bashingiye ku magambo wavuze, ibikorwa ugezeho na wa mwanya wabahaye. Rero ibi kugira ngo tumere gutya, tuba tuhangana gutya, nuko twafashe igihe cyacu tugitakaza muri iki gihe cyabo ngabo. Rero umuntu niwe uguhemukira n'ukuzi, kandi umuntu mwiza iyo muhuye gusiga abantu beza bazakugira umumaro. Ariko umuntu mubi utamenye, wahaye igihe, ukamuha umwanya, ukamubwira byose, niwe ukwinjirira agasenya ubuzima bwawe, kuko biramworohera kuvuga ibintu byo bati ubwo umuntu avuze tuyizere nuko banaziranye. Kuko deje urumva umuntu azi Ntambabazi neza, umuntu azi ubundi wazi uko ati ibintu bivuzwe n'akanaka nta wabihakana, nuko babanye. Ariko si ukuri, ahubwo agiye kwangiza bwa buzima. Kuri ibyo bibazo bidukomereye muvandimwe, ko twafashe igihe turakibahereza. Rero niba umuntu mwarabanaga akakuvuga akagira ibintu akugambaniramo, ntabwo ari benshi bazatahura ko ari mu kinyoma, kuko bazi ko mwagendanaga. Aranagupostinga nawe uramupostinga, arakwapresiya imbere y'abantu bose. Aravuga ati rugero kanaka ndamwemera, ndamwubaha, n'uwanjye, tugomba gukorana. Imagine ko wa muntu amaze kuvuga ibyo bintu already, yamaze kugufata. Abandi bati no, umuntu ntari bubeshye, kuko kanaka baririrwana. Deja afatiye kuri wa mwanya. Kabiri hari ibintu bakoranye, deja afatiye kuri wa mwanya. Noneho akakwangisha, noneho wa undi mubi we akwangisha nawe kuzakugirira akamaro. Kuko nkubwire tuyizere, muri rya zina ryawe ujya witwa nkumenera ibanga rikomeye, nta kintu na kimwe uzigera ubona kitavuye ku bantu. Burya Imana ikoresha abantu kimwe nuko Satani akoresha abantu. Rero umuntu ukamwizera ko wamwirunduriyemo, wamubwiye amabanga. Ariyo mpamvu uyu munsi ndumva kuri Iyi Channel ndashaka kuvuga ibintu 6 bibi umuntu akwiye kwirinda mu buzima. Mvuga n'ibindi 3 bizica umuntu. Unakuwo ngo nta nubwo bimwica, ubwo yaranapfuye kera. So birasaba ko tugira iki kintu cyo kumenya guhagarara no kubana n'Imana, no kumenya ngo uwo kwizigirwa no kwizerwa n'umwe n'Imana yonyine, abandi bose twarashize. Niyo mpamvu bidutera. Irindi rero mu bintu 6 ukwiye kumenya mu buzima, nabisomye ahantu, ntabwo ari ihishurwa ryanjye. Ikintu cyambere ko ndabivuga uko numva hari ibyo numvise nongeraho ibyanjye. Ikintu cyambere kiravuga ngo ntukabwire umuntu aho imbaraga zawe ziva. Ntukabwire umuntu aho imbaraga zawe ziva, zituma ugera ku bikorwa. Kuko nahamenya azashakisha imbaraga. Abantu ntukabwire abantu, kuko niba hamenya azashakisha imbaraga zo gusenya aho kura za ngufu zawe. Kabiri, ntukabwire abantu amabanga yawe y'ibyo ukora, kuko hari abazayakoresha mu gusenya ibyo ukora. Gatatu, ntukagire umuntu ubwira. Icya gatatu, ikintu gikomeye cyo kubwira mu gihe ibyo wakoze bya mbere bitagenze uko ushaka, ntukabwire indi ntambwe ugiye gutera kugira ukosore bya bintu, kuko umwe yatumye utsindwa hariya azongera atume wongera utsindwa. Abakiri aho ntaho aba yagiye. Icya kane, ntukabwire abantu intsinzwe aho yakomotse, kuko buri gihe bazakwima uburyo bwo kugera ku ntsinzi irutaho, bazakwima opportunity yo kugera kuri ya ntsinzi irutaho. Icya gatanu ngiye kukubwira, ntukabwire abantu aho ugufasha aherereye, kuko bazamugeraho.
amubwira ati byihorere banavuga ibifatika uko mwatindanye nabo ariko Imana ntizabikora. None ni gute wamenya umuntu haracyabura kimwe ariko cya gatandatu nari naryohewe icyanyuma gihera ibindi byose umuntu nakwanga ntukabimwereke, nakurwanya ntukabimwereke, nakuvuga ntukabimwereke, kuko umunsi wabimweretse nibwo azashaka indi strategy. Mureka gumana izashaje kugira ngo bashe kugera ku ntsinzi. Umuntu nakwanga ntukabimwereke, ihorere izo mbaraga zirakomeye, ziroroshye ni ukubyiyubakamo. Kuko niba nkubwira ijambo ngo ngiye kuri sport view kureba pasteur Ntambabazi agatasha ko ati Ntambabazi ntumuvuge ati aje tize mwirinde mwirinde urumva deja umubwiyeho warugiye ajya gutangira aho ugiye kuyaza gutega mutego ugenda uyigwamo. So it means ugomba kubimenya. Rega sinanywa ngo ugomba ubimenye. Don't trust anybody. Yes. Niba ushaka kuba successful, niba ushaka kugera aho ushaka, niba ushaka kugera aho wifuza, umuntu wimwizera ariko mwemere. Ni gute wakwemera umuntu utamwizeye? Ushobora kumbwira ngo jewe Ntambabazi nasimbuka etaje, ahubwira nti yego ndabyizeye ariko simbyemeye kuko sintabyo mbonye ukora. Ushobora kumbwira ngo you love me, okay, you love me, okay, if you love me nako ntabikorwa ndabyemeye ariko ndizeye ko nkunda ariko ntabyo nemeye. Kubera iki? Nta gikorwa kiri bunyereke yuko nkunda. Uravuze ngo wikwangwa bose uko ntuzi kibarimo ariko uzizera icyo wakira. Mushumba biragoye, impamvu bigoye turagira ngo mu bunararibonye udufashe kubyumva. Aba bantu turi kuvuga turasengana, aba bantu turi kuvuga turakorana, aba bantu turi kuvuga duhurira muri sosiyete zitandukanye aho turi hose, turicarana turagendana. Aba bantu tubabanemo gute kandi agakiza kacu gakomeze kameze neza ku Mana, umubano wacu n'ubusabane dufitanye n'Imana bukomeze bumeze neza, ntiduhungabanywe n'ibikorwa byabo? Ikintu cya mbere, abantu kugira ngo udahungabanywa nabo urakora ibintu bitatu, ntago ari byinshi. Shyira icyizere ku Mana ishobora byose. Haleluya. Kumva ko abandi bahemuka, kuko ntukwiye gutangazwa n'uwakoze nabi muri iyi si y'abakora nabi, ahubwo uzatangazwe n'ukoze neza mu isi y'abagira nabi. Ako kantu kansubiremo kararyoshye kuko ugira amagambo y'ubwenge yego agenda akora ku mutima w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ntuzatangazwe n'inabi y'umuntu kuko ari mu isi y'abagira nabi, ahubwo uzatangazwe n'umuntu ukugirira neza mu isi y'abagira nabi. Uzatangazwe n'umuntu ukuvuga nabi mu isi y'abavuga nabi. Uzatangazwe n'umuntu ugufasha cyangwa akwereka inzira yo kubaho mu isi y'abashukanye ugwe muri wa mwobo. Nicyo nshaka gusobanura kuri ayo magambo. Rero iyo twizeye Imana, buriya ikitwica je nkubwire, no mugabo umwe umeze nk'uwitwa mugabo umwe muri bireta Sawuli yaramaze kuba umwami. None amwe ngo najye imisipa ategereza umuntu azatambe ngo arangije umutambye amara iminsi 7 ataje. Ngo abonye ko abantu bamushizeho atangira gutamba ibitambo. Noneho umutambye barahageze ati ibyo wakoze ni ibiki? Ati nabonye abantu bashizeho ntangira gutamba. None se arumva ko yabonaga Imana mu bantu kuruta kubona Imana. Ngo yumvaga hari ko Imana iri mu bantu. Uyu munsi ushaka gukira igikomere ahubwo ubonera abantu mu Mana nibwo utarwara. Ariko niwiha kubonera Imana mu bantu uzahora n'ikigeragezo. Aho nagira ngo mbihuze mu kanya gato warutubwiye uti iyo ushaka kubona ineza y'Imana ikoresha abantu, kandi nanone Satani yashaka kukurwanya akoresha ba bantu. Aha hanyibukije hari post naraye nsomye kuri Twitter, umuhanzi ukunzwe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bita Israel Mbonye yaranditse kuri post aravuga ati hashimwe Yesu we wadukijije. Hanyuma n'undi muhanzi nawe witwa Rumaga, Junior Rumaga, aramusubiza ngo ese koko ubwo yaramutsinze cyangwa baguye miswi baratugabana? Ni ukuvuga ngo umwe yafashe bamwe n'undi afata bamwe, kuko umwe afite abakoresha n'undi afite abakoresha. Ibyo bintu bihuza gute?
izo ni twe ibyo bitanga expression n'uburyo umuntu aba yumva ibintu yakabisobanuye ariko twe twemera ko Yesu yatsinze 100%. Intsinzi ya Kristo irahari 100%. Satani yaratsinzwe 100%. Ahubwo ibitekerezo byawe bikujyana kwande. Ibitekerezo byawe wumva biri panshe hehe kunagira ahengamiye. Ubu ngo tugushyize hagati tukagukurura twembi. Haraho washyira imbaraga nke ngo gutware kuko hari icyo umuziho. Yego. Ariko bose ubona ntacyo uzabakuraho ushobora kwihagarara ukifata gutyo. Aho kubera ko uri panshe ukuntu rero ubara ko yaba ari kwa kumurwanya Satani nuko yumva ari panshe cyane. Hari undi uyumva mu ruhande rw'Imana. Rero mu mitekerereze y'umuntu kuko icyo utekereza nicyo bacyo kandi aho ujyana umugambi niho umugambi usohora. Rero yumva uhengamiye kumana ko intsinzi y'Imana irahari. Turimo turajyana kuko nubwo abantu babikora gutyo bakanabikora ariko ntibiramo. Buri gihe byareo umuntu akwiye kagera mwani umuntu ushaka gupfa vuba isanduku ye ikabiteguye. N'umuntu ufite ibintu bitatu. N'umuntu ufite ubukene burimo n'ishyari burimo n'urwango. Uwo rwo yarapfuye. Ishyari, ubwango n'ubukene. Isanduku iri hafi ku birenge bye. Noneho umuntu w'umukire ufite ishyari n'urwango we ntabwo ari isanduku ahubwo azapfa bimugoye. Bisaba rero ko umuntu agomba kwikuramo ibyo bintu. Kandi buri akenshi ubwiye umuntu aho uzahahira ashaka kuntu asiba isoko kugira ngo hasonzere umutega amaboko. Kandi ntabwo turiho gutega amaboko abantu turi kuyatega Imana. So rero gukemura iki kibazo bambwiye nuko abantu basa nkabegamira uruhande rw'Imana. Njyana ntemera ry'ijambo bavuze ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Arajambo ntago ndikunda jewe. Ubundi wamwakiriye akaba umwami n'umukiza ntabe nku. It means harundi uri pressing kandi isaha n'isaha ubuzaba nk'umwami n'umukiza washyiraho n'undi muntu. Ariko imvugo nzizavuga ngo nukuri ndagira ngo nakire Kristo ambera umwami n'umukiza. Ako bo bavuga ngo nk'umwami n'umukiza. Ngo harundi muntu uri hari hafi. So rero isi turi hiringa ibintu bigoye. Bivana mu ivuga butumwa mu bapasteri mu batorero kubera iki umwuka w'ishyari, umwuka wo guhangana, umwuka wo kwangana, umwuka w'ubunebwe. Rega baragira umuntu ukora nta mwanya agira wo kumva. Njya mbona intambara nyinshi ziri kuri social media. Umukozi w'Imana yakoze iki undi akaje aramuvuze aramumanutse koko. Ese birakwiye kabone nubwo byaba ari ukuri. Ni kwerekana imbaraga Satani amaze kumenagura imbaraga z'abera bamwe. Ubundi niyo mwene so afite ikosa wakamusanza haba. Ko kuri social media kuri kamera igiye kurebwa n'ibihugu byose n'isi yose. Intego ya mbere ufite si ikiza umufitiye icyambere nukumusebya. Cya kabiri nukumukuraho amaboko. Yamugirira akamaro. Cya gatatu ugiye kumukorera nukwangiza isura y'ibintu murabibika imyaka n'imyaniko. So rumva Satani akoresha abantu kugira ngo basenye icyo kintu. No kugira ngo ntagutakariza icyizere. Usiye ko Imana yo burya ibiza ukuri kwabyo. Ariko intambwe nziza ishoboka wagasanza umuntu wakoreye ikosa cyangwa ushaka guhugura haraho twabasanga ari mu biro mwahurira hose mukaganira ariko tube ngo ugiye kumutunga kamera gufata umuntu manuka umurambike hasi. Numwuka wo gusebanya, numwuka w'ishyari, numwuka wo kurwanyana, numwuka wo guhemukirana. Muri make ni imbaraga mbi zamaze kwataka abantu ariko abantu ntibabibona. Kuko usanga muri ino minsi ibyo abantu bararikiye kureba. Kanaka yavuze mushumba Ntambabazi, reka njye kumva icyo Ntambabazi yamusubije ukumva niyo saga. Umvuga we ntazategeze ko musubiza. Yewe akareka. Nubwo umvuga nkaba nzamusubiza. Hoya. Birashoboka ko ushobora gukiranukira Imana utari mu mategeko y'idini. Kuko idini rifite amategeko yaryo. N'Imana ifite uko ishaka ko abantu bayo bagenda. Ibyo bintu byuzuzanya gute? Amategeko y'idini ubundi abangamira y'Imana. Akamubwire totally niko bimeze. Ku idini hari ibintu gusaba usanga bitandukanye. Imana nta kintu gusaba rega. Amategeko yari rimwe aragenda 600 aragenda ararenga bamenshi. Yesu akora igitangaza arayamodifia. Modification of the law. Aravuga ngo ayo yose akubiye muri abiri. Ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose
hanyuma ukunde mugenzi we nkawe ubwawe ngo yose namwarangirira. Ariko ayo matorero ntabwo abamo. Amatorero mwambare mutya, murye mutya, muzane icya 10 gutya, mugire mutya. Numva ngo amatorero ubundi hakubundi ugiye gutuma mvuga ibintu biremereye. Ubundi igihugu gishinga amategeko kugira ngo bigende gute? Gishinga amategeko ku nyungu z'abantu n'iki gihugu gishaka kugeraho. So Imana yashyizeho amategeko kugira ngo igire inyungu yo kubona abantu yifuzaga. Urumva rero n'amadini agomba gushinga amatorero agamije ku mu nyungu zabo bazunguka. Ubwo ni inyungu kuko hari abo twagiye twumva ngo Yesu yarishyuye nta kibazo. Hari abandi twagiye tubona ko tuzatanga icya 10 urapfa, nubwo ati we nushingiragira gutya. Abandi bati nta kibazo hano biremewe byose, uze wambara uko ushaka. No muri boîte nta kibazo, amashisha nta kibazo, inzoga nta ngo tureke n'abana bagiye muri boîte. Ibintu tubikure abantu turajyana ngo tubavane mu rujijo. Abumwe abe babiri abe batatu ariko bagende bazi ukuri. Bo nibite ku itegeko ry'Imana, ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe yose nahari. Ako kantu ko katunaniye pastor ko koroshye. Gukunda mugenzi we nkawe ubwawe si ukumurazi wawe. Gukunda mugenzi we nkawe ubwawe si ukumuha amafaranga yo kugaburira urugo rwawe ngo yamuhereze. Gukunda mugenzi we nkawe ubwawe si ukaza nka gutuke. Gukunda mugenzi we nkawe ubwawe nuko icyo wumva kitakubaho nawe kitamubaho. Ako kantu ko koroshye uko nyine. Nta bindi bintu. Niba wumva ko ukeneye kugutuka wimutukisha. Niba uzi ko mugenzi wawe akeneye kubaho wimurwanya ngo umwirukanishe mu kazi. Muranyumva? Niba ushaka kwaba wimuroga, gukoresha Uwiteka umutima n'ikisi, umutima ukawuharira Imana. Ariko idini bazongeraho ngo muri korari ni isaha murabe mukora ibi ngibi ni Imana bwa ati wowe tanga icya 10 ku byo wungutse. Uyu munsi uragusaba icya 10 ntacyo wungutse, ni idini barakubwira ibindi bintu. Bavuga ati twebwe iwacu ntidushingira aba divorce, twe turabashingira, mwabikuye he ntiwabimenya. Urumva umuntu ari igihugu ari isari n'Imana yubatse amategeko ku nyungu zayo, kandi zituma tubyungukiramo. Gukunda Imana ntago bigoye. Naho ukunda mugenzi we nkawe ubwawe nabwo nta kintu kigoye jere. Niba umukunda ntuzajya gukora ibyaha ngo muhemukire, ntuzamurogesha, hari ibintu bituma utamwe. Singwangoma ngukunze urari wanjye, kugukunda si uko nguheka, kugukunda singupfira sindi Kristo, kugukunda si uko ngutunga amanywa nijoro. Nintabona icyo naguha nzanagusenge, ariko nirinde icyago cyaza kuri mugenzi wanjye. Niki hanyuma aba bantu bagandukira amategeko y'idini, ntihari ibyo bazabura by'ijuru bakagenda bakabimbata koko. Reka mvuge ngo idini ririca ariko Kristo arakiza. Idini ririca Kristo arakiza. Ubwo munyabwenge akuramo ibyo. Idini rifite ibintu ryubaka, ariko hari abantu usanga mu buryo ari abantu Imana ishima. Wajya muri dipu ugasanga abantu bo Imana yo ntimushima. Nk'ubu hari umuntu wampanuriye mu gitondo aramwe nongere senge ngo Satani yanteje ubugugu. Ngo subire kugarago ngo Imana ibwire ngo ndamubwira nti ko uzi ko nanagufasha, ko genzi ko gutanga atari ibintu nigishwa, ko ntazi kurya jyenyine. Ubugugu bw'ibintu niyo bintu genda uyibwire ngo ninyongere mbitange. N'ubwo bifite mba nabitanze humura. Urumva aragenda akaba umwana w'idini mwiza. Ese ubundi nkubaze ntagiye kure, abafarisayo babambwe nande? Nako Yesu yabambwe nande? Abafarisayo so bamuhize ntibari abanyedini se? Nukuvuga ngo idini abari bamo hari igihe bubaha amategeko y'idini gusa, ari ugasanga ntakunda mugenzi we nkawe ubwe, aho jenoside yakomotse. Icya kabiri ntakundisha Uwiteka umutima we n'ubwenge bwose n'imbaraga ze zose, ahubwo akunze idini rye n'imbaraga ze zose n'ibitekerezo byose, akumva ngo idini ryanjye nibyo abantu bajya bagenda barwana nabo. Rero bazashiduka bahombye, ariko genda ko batahomba uwapfukamye wese akambaza Imana mu gihe gikwiriye, Imana izamwera ukuri kwayo. Urakoze cyane mushumba, ariko ukagira ngo utubwire kuri iki kintu cyo cy'iterambere n'agakiza. Bamwe babihindura uko, abandi bakabivuga gutya, ngo umusore yambaye uku, ngo inkumi yambaye uku. Ubundi umukristo nyakuri akwiriye gusa gute imbere n'inyuma? Aho rero ikibazo mbajije kiraza
idini rigira uko rigena imico yabyo, buri dini rigira uko rugena. Noneho n'imico y'igihugu narwaye grife muri hangana, n'imico y'igihugu nayo ikagira uko igena abantu uko babaho. Ibi ntabwo twabite. Burya Imana ndabikuzuza mu ijambo rimwe ryonyine. Imana igendana n'imico n'imyemerere n'icyo twita umutimanama w'umuntu. Igendana nawe. Aho nari mbivuge yuko umwe ashobora kubona wambaye akajipo kageze aha kamwita uwa Satani, undi yabona uw'ijipo ndende kamwita uw'Imana, undi yabona nkanjye nambaye urukweto rutagira amasogisi ngo naraguye. Waconga ubwanwa nk'uku nabyo bikaba ikibazo. Aho niho nakubwira ko buri gihe biri kuzanwa n'iki rero. Biri kuzanwa n'iki na ya myumvire y'umuntu. Ubundi se nk'abanyarwanda ba kera bambaraga ubusa batambara, iyo ntiyabumvaga. Ibintu bijyanye n'imyambarire n'imyenda, abantu b'Imana mudukurikiye mu nyumva hatagira untera amabuye. Idini rimwe ryemera ibindi, irindi rikemera ibindi. Kandi bose wadefirije akajyamo, wogosha ubwanwa akajyamo, washyizeho amadirede akajyamo. Kandi bose iyo basenze Imana njya mbona bahanura ngo Imana yabavugishije. Ibyo ni ibintu bishingiye ku n'utuntu duto abantu batagombye gupfa. N'utuntu tw'imyambarire ngo batandukane mu idini, ariko duhuje umutima. Ese ko wambaye ikanzu ndende naho numva batenga abantu ngo basambanye, ko bambaye amapantaro naho numva batenga ngo basambanye, abambaye bakikwiza nabo ko mbona bahagarika ngo bakoze ibyaha, kandi ugasanga umwe utambaye ngo umwe wemera ko atambaye neza. Ahubwo nge navuga ngo umuntu nakoresha umutima nama, akoresha umutima nama, avuga ati nk'umukristo kuko ibi nambaye birambereye, aho ngiye gukora umurimo birambereye. Noneho we abanza baza umutima nama we, narangiza bimukundiye umutima nama maze kumuzaho, yongera ahindukira abaza umuca bamo, namara bamuca bamo yongere yibaze n'uwari we n'uburyo yarahagaze. Noneho imyambaro ye imuhesha nta kimana yanga, byose kibintu ko bambaye ubusa nabwo riko nabitekereza ubwenge, kugira ngo utazarwana n'imyambaro n'umutima ntugire gute ntuba. Reka tuvuge no kuri iki kintu cyagiye kiba imbogamizi ku bantu bamwe na bamwe. Hari aho nabonye kigenda gikemuka, ariko n'ubu biracyari imbogamizi. Umusore wo mu idini riniri akunze umukobwa w'ahandi, birakwiye yuko itorero ryitambika mu mubano w'abantu bikundaniye. Aho hantu ngira ngo mu itegeko ryasohotse ndumva bagiye gushira mu bwumvikane bw'amadini hashize igihe kirekire. Njyaho mbiherukira hari ukuntu bavuze ibintu. Hari amadini adashyingirana byo completely. Yego. Ariko hakaba n'amadini yo yemera ko wava ari ukajyana umuntu agahitamo wasanga. Hakaba n'amadini avuga ati muzane tumushyingire nta kibazo. Ariko giye nko muri ryo ndimo nzi ko bakubwira ngo niba umusore n'umukobwa bakundanye twe ntituzashyingirana badahuje amadini. Umwe azasanga undi, cyangwa umukobwa gusanga, cyangwa umuhungu asanga undi. Icyo gihe ukagenda batagutenza kuko ugiye gusanga uwo mugomba kubana. Ariko ubundi biterwe n'iki nanone rero, ni ya mico y'amadini itandukanye na Bibiliya. Ni ya mico y'amadini. Hakaba n'amadini akanira ngo twe ntago twaguha umugeni wacu niki. Wa mukobwa uramubujije gushaka, uramuhagaritse. Hakaba n'andi abikora nta kibazo, hakaba n'andi asaba ngo nabanze azi wacu ahindure. Ahubwo se gire kugarukiye hafi ko ari n'abapfusha ubukwe gutyo. Bati nutasanga iwacu sinzirirwa nzi wanyu hari abadayimoni. Kwibaza ngo nta muntu usenga abadayimoni rwose. Ingo zirasenyutse ariko byose bipfira he? Mu mitekerereze. N'ibintu batwubatsemo ukuntu. Ni imitekerereze, ibintu bakubatsemo n'ibyo wamiraguye udashishoje. Ariko iyo ugiye muri Bibiliya uhita umenya ukuri. Kugira ngo ngo ukuri niko kuzatubatura. Yego. Rero bamenye ko isengero n'amadini naho tuza kwigira no gukora ibikorwa, ariko wibuke ko yandikiye abikora ntabwira ngo twe turi urusengero rw'Imana. Mwuka w'Imana aba muri twebwe. Abantu bagumye bya gushishoza. Ese ntago ko mu gihe cyacu cya kera batemeraga amajinisi mu rusengero. Twebwe ariko abagabo twagusa turazambara dushyiramo n'udupira turatuza.
kumva yenda kuri kamera no kwano turi mu mvura nyinshi ariko uzabona umupasiteri wazanye udupira kuri kamera ni cyo kora rwose yani style ya narazo twambara tudusprose twiza duciye ndaza ndimipira ndayambara ati ibyo nibikimbaza umunese w'amakoti wayakuye ngo nuko twabisanze no abantu cyane nuko twabisanze ibyo nuko twabisanze rimwe ratumarira abana sibyo musanga bidahinduka nibiki nira ku cyumweru nibwo naziritse na karuvati nanize nabi umuntu niba yogosha ubwanwa birintwaye iki none se je niba mbukuraho ndashaka haraho numvise bavuga umwe mu basore bo muri korari ngo yaconze ubwanwa neza ngo ari gutera abagore irari none se ubwanwa nibarebe hirya twaje kora kristo baje kora ubwanwa bw'abagore bye ariko azayibaze none se yafunguye igipesi ureka nkubwiza ukuri none se nk'ubugewe niba nge nogosha nkamaraho ubwo kubera ko ndi pasiteri niyo bari torero bwuza zayabuconze ntituzavugana ubwanwa butwaye iki ni igihe cyabo buriya ni ibintu biri kuri mode bizanavaho batangira bwogosha mu mariho kera habagaho 0 imeze bayivanyeho icyo kiroso kizanava kivuze iki se gitwaye ese ubundi uwo mugore wagiye kurarikira ubwanwa we ntiyumva ko adakijijwe si yaje mu rusengero gushakira cyangwa gushaka kristo umukobwa niba defirije niba wanyu batadefiriza wivuga udefiriza niba wanyu batambare maherena wijye gusakuza wayambaye ko wese niba uyambaye Imana imuvugishije utayambaye kamuvugisha urajya kurobanura iki ubundi urarobanura iki niba icyo uri guca imanza zawe zizananga erega dufite abantu bigize nka ba Petero ariko na Petero yavuye kwizima ayifite ku ruhande ariko na mbere kandi asenga nyuma yagitwara no gutwara kuko barimo abantu bagifite twatuntu twa kamere wibuka neza nako ndubakana wibuka ko yanakoze n'ikintu gikomeye muri ya mugabo ngo nuko yajya gasuzugura abanyamahanga arangije ngararota Imana iramubwira ngo bone ibintu biri nk'ibizira n'ibitazira byose ngo bagurya ati reka mana se n'ibizira ati banzu rye nta kibazo nta kizira Imana yakejeje kumbi yagiye Imana mutume kwa Koroneliyo n'abanyamahanga ntiyajyagayo ahageze abonye ukuntu yuzuye umwuka wera aravuga ati ndumiwe ati ndabona mu mahanga yose Imana igira gute Imana wese wikiraka iramwemera mu mahanga yo so abantu bavimo utuntu twanwa twinzara twibirenge ngo banzugire gute runaka yanyoye akayo ntanywaka buri muntu mu itorero abe wejejwe muri ryo duha abantu amahoro imyizerere y'umuntu ijyane nuko abifite ijyane n'ubuzima arimo nuko yumva apfa kuba gusa ibyo akora atagize uwabangamira urakoze cyane tugana ku musozo nagira ngo ugire inama abantu kristo niwe Imana niyo ijya ibishobora ikavana umuntu mu bantu hari abantu ikakuvanaho ikagushyira ku rundi ruhande ikakugira ukundi kuntu abantu bitware gute kugira ngo ibintu bibashe gukemuka neza nk'uko twari bundi hari umuririmbyi ufite indirimbo nakundaga kuri radiyo Rwanda ngo amahoro ku giti cy'umuntu umuntu atabangamiye mugenzi we sibyo icyambere nuko ubundi uburenganzira bwanjye butangirira he butangira aho ubundi bwarangiriye ugaha umuntu amahoro icyakabiri ukamenya ko ubeshejweho n'Imana nta kwinjira mu buzima bw'abandi ukabaho mu gihe cyawe ugakora mu gihe cyawe ugakora mu buryo bwawe kandi byose ukajya no kugomba kubabayeho izo rero ni inzira zimwe zituma ubasha kugera ku ntsinzi Burya twige kubaho nkaho nta bantu dufite kandi bahari njye mfite principe ivuga ngo nzabaho nk'utagira abantu kandi mbana nabo ko nabayo kandi ugomba kubana n'abantu kandi ubihisha ute nuko hari ibyo yakujyanamo ntugemo twatuntu bakuzanamo twakavuyo no ukabareka ugakora bya bintu byawe kubaha Imana ku giti cyawe ukumva ko we n'Imana muhuza yego sibyo ukumva ko Imana mukundanye niho uzabasha kurokoka uzaje kubugira ubuzima kandi amahoro ku giti cy'umuntu utabangamiye mugenzi we my rights uburenganzira bwanjye utangira kuri obligation yawe nuvuga ngo inshingano zawe nizo zimpesha uburenganzira noneho nanjye inshingano zanjye nizo ziguhesha uburenganzira so my obligation is your rights
and your right is my obligation. Yeah. Naho tugomba kuba kandi tukubaka ibintu byacu. Yesu aguha umugisha. Urakoze cyane, twaganiriye ibintu byinshi kandi tuzakomeza kuganira. Twishimiye yuko twari tugufite kuri iyi channel. Urakoze kuduhesha umugisha, turi kugenda twaguka, Imana iri kugenda ituzamura. Tugana ku musozo, ubwira abantu nimero hanyuma twegereza Imana dusoze. Babikunze bajya ku bumwe bw'abera ministries ni chaîne ibaho twigisha imivumo na karande no kubohoka no gusenga no kwinjira kure. Ni chaîne yigisha abantu ibintu byo kwigira mu mwuka no ku mubiri. Nimero yanjye ni 0782554028. Uri hanze yongeraho gutera 50. Mwakoze gutumira Imana ibaho umugisha. Mwakoze. Amen.